Vatikani, umusozi w'abapfumu wahindutse icyicaro gitagatifu, igihugu cy'abaturage 700. Karibu kwa Papa. Ese wari uzi ko igihugu gito kurusha ibindi ku isi gifite abaturage batarenze 700 aricyo gifatwa n'abarenga miliyari 1,300,000 nk'igicumbi cy'idini Gatolika? Abantu bavuga ko umusozi wa Vatikani wigeze kubaho abapfumu, abarozi n'abapagani. Ni gute rero ahantu hafatwaga nk'icuraburindi haje guhinduka icyicaro cy'ubutumwa ku isi? Amateka atwereka ko mbere y'uko ubukristo bugera mu Butaliyani, uyu musozi wari utandukanye cyane n'ukuntu tuwumenyereye uyu munsi, nk'uko bitangazwa n'urubuga Britannica.com ndetse n'abanditsi b'amateka nka Eric Wong. Vatican Hill ni wari mu mujyi nyamukuru wa Roma. Wari inyuma y'uyu mujyi, ku ruhande Abanyaroma batabonaga nk'ahantu heza cyangwa hafite agaciro kanini. Karibu kwa Papa, ku musozi w'abapfumu wahindutse icyiciro gitagatifu mu gihugu cy'abaturage 700. Genda David Nshimiyimana, reka tujyaneyo. Uyu musozi wari uzwi cyane ku izina rya Agia Vaticanus, bisobanura ngo ubutaka bwa Vatikani. Ariko mu bwoko bw'Abanyaroma bo mu kinyejana cya kera, Agia Vaticanus ntabwo bwari ubutaka busanzwe. Wari uzwi nk'ahantu hari ibizira, huzuye imyanda, ibishanga, n'ahantu hatatekerezwaga neza. Ariko nanone hari ahantu hakorerwaga imihango y'abapagani, abapfumu n'abahanuzi b'icyo gihe. Muri Roma ya kera hari itsinda y'abavuga amagambo y'ubuhanuzi b'abapagani bita Vatikini. Ni naho bamwe bahera bavuga ko ijambo Vatikani rishobora kuba ryarakomotse kuri agaciro k'abahanuzi n'abapfumu. Aha hantu hari ahantu abantu bakora imihango Abanyaroma bafataga nk'iby'umwuka mibi, bagera ntaho hari ababikoreraga mu mwijima cyangwa mu mashyamba yegereye uwo musozi. Amateka akwiriye gutangazwa n'aya: abami ba Roma ubwabo ntibahakundaga kuhakorera imihango yabo yemewe n'igihugu. Ni ahantu batakundaga kugaragariza ubutware bwabo. Mu bwenge bw'Abanyarwanda twavuga ko byari nk'ahantu hafite umwuka mibi, cyangwa ahantu abantu batari basanzwe bajya keretse babikeneye cyane. Ni muri urwo rwego abashakashatsi bavuga ko Vatican Hill, mbere yo kuba ahantu hitiriwe ubutagatifu, yari umusozi wuzuyemo umwijima, imigenzo n'imihango y'abapagani. Ni amakuru yemezwa n'inzu ndangamateka ya Roma National Geographic ndetse na Catholic Encyclopedia ivuga amateka y'itorero rya mbere. Ariko hano niho amateka bameza bitangiye, aho abantu babonaga umwijima niho Imana yaje gushyira urumuri. Uyu musozi niwitabwagaho n'abantu, ariko uza kuba igicumbi cy'amazina manini mu mateka y'isi. Ubutaka bwabaga bwuzuyemo abapfumu, nibwo bwaje gukorerwaho amasengesho y'abakirisitu ba mbere. Ni ahantu na hamwe amateka y'isi agaragaza neza icyo Imana ishobora kugirira ahantu, cyangwa umuntu abantu babwira ko nta gaciro afite, nk'uko bibonekera kuri Vatican Hill ya kera. Mu kinyejana cya mbere, ubwo ubukirisitu bwari bukiri inzira nshya kandi itavugwaho rumwe, Roma yabaye ahantu h'ibigeragezo bikomeye. Mu mwaka wa 64 nyuma ya Yezu, nk'uko bitangazwa na BBC History na Historical Records y'ubutegetsi bwa Roma, umwami Nero yatangije urugamba rw'akarengane ku bakirisitu, abashinja kuba aribo bateje inkongi ya Roma, nyamara benshi mu batangabuhamya b'amateka bemeza ko ari we nyirabayazana. Ni muri ibi bihe by'umwijima intwari yizerwa Petero, uwo mu bigishwa bakundwaga na Yezu, yahuye n'urupfu ruteye ubwoba. Ni muri ibi bihe by'umwijima intwari yizerwa Petero, umwe mu bigishwa bakundwaga na Yezu, yahuye n'urupfu ruteye ubwoba. Ubufatanye bw'amateka butangwa na Catholic Encyclopedia bwerekana ko Petero yiciwe ku musozi wa Vatikani, aho yamanitswe ku musaraba. Ariko nk'uko bisobanurwa n'inyandiko za kera, yasabye ko bamubamba acuramye kuko yumvaga adakwiriye gupfa mu buryo Yesu yapfuyemo. Iryo joro ry'amaraso ryabaye intangiriro y'ibintu bitangaje. Mu mwijima w'ububabare hahinzwe imbuto y'icyizere. Abakristo ba mbere, nubwo bakurikiranwaga bagafungwa bakanicwa, batangiye kuza kuri uwo musozi bakahakorera amasengesho. Kuri bo ntago wari ukiri Agia Vaticanus w'abapagani, ahubwo wahindutse ahantu hera, ahavugiye ubuhamya bw'umuntu wahisemo urupfu aho guhakana Yesu. Nyuma y'imyaka 100, igihe ubukristo bwatangiraga kwakirwa n'ubutegetsi bwa Roma, umwami w'abami Constantine, umwami wa mbere wa Roma, yakiriye ubukirisitu. Yategetse ko hubakwa bazilika ya mbere ya St Peter. Muri uwo mwanya nyirizina Petero yapfiriye. Ibi byahindutse ikimenyetso gikomeye cya Vatikani. Yari yatangiye inzira yo guhinduka igicumbi cy'ukwemera n'amateka ya gikirisitu. Dore ubutumwa bukomeye. Naho amaso y'intwari yamenekeye, ni icyizere cy'ubugingo cyahingukiye ku isi. Mu mateka y'inyuma,
ubukristo bwagendaga bukura, abapapa bagira uruhare runini mu miyoborere y'isi y'icyo gihe. Gusa Vatikani ntiyari igihugu cya nyacyo kugeza mu kinyejana cya 20 nk'uko bivugwa ku rubuga rwa Vatikani.va na history.com na UNESCO. Mu 1929 habaye amasezerano ya Lateran Treaty yashyizweho umukono na Papa na leta y'Ubutaliyani. Aya masezerano niyo yemeje ko Vatikani iba igihugu cyigenga gito cyane ariko gifite ijambo rikomeye kurusha ibindi byinshi ku isi. Uko ingana n'ukuntu ikora. Abaturage hagati ya 500 n'igihumbi bakaba bagizwe n'abapadiri, abihaye Imana, Swiss Guards ndetse n'abakozi. Ubuso bw'iki gihugu cya Vatikani bungana na 0.44 kilometero kare, aho hari utuyira tw'amasaha 3 wagendamo karangiza igihugu cyose. Turebye mu gisirikare, Swiss Guards ni abarinzi bamenyekane cyane mu mateka kubera ubunyamwuga n'ubutwari bwabo. Mu mwihariko w'iki gihugu niho hari inzu ya Papa ikomeye, ni naho afatira ibyemezo n'ubutumwa bugera ku baturage barenga 1,300,000 ku isi yose. Kuri iyi nshuro Vatikani ntiyari icyicaro cy'ubupfumu cyangwa umusozi wibagirana, yari ihindutse igicumbi cy'idini rya kabiri rinini ku isi, ahabera imyiteguro, inyigisho, ubutumwa n'ibikoresho bifite ingaruka ku bihugu byose. Igihugu gito cyane cyahindutse amateka y'isi yose. Hari ikibazo abantu benshi bibaza, ese koko Vatikani ni ahantu h'ubupfumu? Kuki havugwa ibintu by'uburozi, imigenzo y'abapagani n'ibihishwe? Iyo usubiye mu mateka y'igihe cya Roma ya kera usanga hari ukuri ku byavuzwe, ariko hari ibihuha byinshi bikabije nk'uko bigaragazwa muri Roma Paganism Studies no mu nyigisho z'amateka ya Roma Ancient Roman Religion. Ijambo Vatikani rishobora kuba ryarakomotse ku ijambo ry'ikilatini Vaticania risobanura ubuhanuzi bw'ubupfumu cyangwa bavugaga ibintu byo mu bwenge bw'umwijima. Aho rero nyuma ya Tayiba hari hamenyerewe abantu bakoraga imigenzo y'ubupfumu, abahanuzi b'abapagani n'abarozi. Niyo mpamvu Abanyaroma bo mu kinyejana cya mbere batashoboraga kuhagirira ibikorwa byabo byemewe. Ariko ahangaha amahame ya Bibiliya yarabisobanura neza. Urumuri rwaka mu mwijima, ariko umwijima ni warutsinze. Vatikani y'ubu ikunze guhuzwa n'ibihe byahise, kuko koko icyo gice cyahoze kirimo imigenzo y'ubupfumu, ariko imyaka 2000 y'ubukristo n'amaraso y'abatagatifu byahinduriye uwo musozi icyerekezo cyawo burundu. Inyigisho za BBC, UNESCO na Vatican History zerekana uburyo uwo musozi wahinduwe n'urugamba rw'abakristo n'amateka y'itorero. Ibihuha bya social media. Muri iki gihe inkuru zikoresha amagambo akomeye nizo zikunzwe cyane. Vatikani y'abarozi, ubwiru bwa Papa, ibanga rya Roma. Ariko ukoresheje ubushakashatsi bw'amateka yizewe usanga yari amagambo y'iyobya-mitekerereze agamije gukurura abareba batabanje gushishoza. None se kuki Vatikani ikomeje gukurura amaso y'isi? Ni igicumbi cy'idini rifite abayoboke barenga 1 miliyari. Ni ahantu hatangiriramo imyanzuro y'amateka y'isi, haba ku mahoro, ubutabera, ubuhunzi n'uburenganzira bwa muntu. Ni heritage y'isi yose, iri ku rutonde rwa UNESCO. Inkuru nk'izi zaremewe kurangaza abantu, ariko kuri kwa Vatikani gufite imizi mu mateka mu kwizera. Amateka ya Vatikani atwigisha iki? Icyambere amateka ya Vatikani atwigisha nuko Imana ihindura ahantu h'umwijima ikahigirira ubuturo bwayo, umusozi w'ubupfumu wahindutse igicumbi cy'amasengesho y'isi. Icya kabiri nuko Imana ihindura abantu. Petero wari umurobyi usanzwe utari ufite amashuri menshi, aba umuyobozi w'itorero ku isi yose kugeza naho urupfu rwe rubishingiro ry'amateka ya Vatikani. Icya gatatu nuko naho Imana itahindura, ibintu byose birashoboka. Vatikani ifite amateka maremare atandukanye, ariko ubutumwa bw'iki gihe ni bumwe. Aho habaye umwijima w'igihe kirekire, Imana yahahinduye ahantu harabagirana. Amateka ya Vatikani ni isomo ry'uko Imana ishobora guhindura ahantu n'abantu. Ni umuburo, ihumure, icyigisho gikomeye cy'umwuka. Ntabwo ari uko hafite isumbwe kurusha ahandi, ariko amateka yaho mu by'ukuri aratangaje. Ikibazo nuko abantu bashobora gutwarwa n'amateka bakibagirwa icy'ingenzi ari cyo Kristo wamenye amaraso ku bwa benshi ngo babone ubuzima bw'iteka binyuze mu kwizera. Aya ni amateka twabagezagaho, ariko ntibiba amateka gusa, ahubwo bikwigisha. Wakoze gutega amatwi iki kiganiro, uri agaciro gakomeye. Andika igitekerezo cyawe mu gice cya comments. Wakoze nanone. Shalom.